y'urwagwa rw'umwimerere w'Abanyarwanda rwavuraga umwana inzoka. Umuzungu yaraje amaze kugera mu Rwanda abona ko atagira abayoboke ariko Gakondo ifitiye abayoboke maze aravuga ati none ntimukongere kuraguza bikuyeho ni Yesu waje. Rwashyira ibumoso induru ikavuga ati iwawe biracitse. Ariko kera twaraterekeraga tukabana. Hano turi Umurage Gakondo TV tubasuye none ku bintu bigendanye nuko tugenda dushaka ibintu bigendanye n'umuco wa kera. Urana mbasanze no muri abasaza. We muze bakwita ngo iki? Jewe nitwa Karibwami Vitali. Wewe witwa Karibwami Vitali. Muze kugira ngo dukomeze ikiganiro. We bakwita Ntanyungurana Hasoni. We bakwita Ntanyungurana Hasoni. Mbongewe rero nkora ibintu bigendanye n'ubuvuzi gakondo bwa Kinyarwanda, ariko noneho ugasanga hari imbogamizi njya ngira, ugasanga yenda umwe arambaza ati se kuki bikorera umwana n'ibindi, mbese ugasanga abantu ntago bari kubifata mu buryo bungana. Wowe hari ibintu bigendanyeho cyangwa urana urashaje, wowe hari ibintu by'Ikinyarwanda ugiye uzi cyangwa se bigendanye nuko umuntu yakora umwuga nk'uyu kandi akiri mutoya? Ibyo nzi byo kuva ku ngoma ya Rudahirwa ukazamuka agera ku ngoma ya Paul Kagame, umuco gakondo wahozeho. Na kera bavuzaga imiti ya Kinyarwanda. Kera bavuzaga umuti wa Kinyarwanda bakaja mu ishamba bakawushaka, umuti bakawusekura bakawumuntu agakira. Nta kindi bakoze. Nta kindi bakoze. Okay cyane. Muzehe rero nanjye nagira ngo nkubaze. Nawe ibyo bintu muzatubwiye. Turi kwemeranwaho ibintu bigendanye n'umuti wa gakondo cyangwa se n'imigenzo ya kera bimeze biti? Kuve kera kose nta gihe imiti ya Kinyarwanda itavuye. Ndetse na n'ubu hari n'igihe bashobora kuvuga ko ngo tuvurwa n'imiti ya kizungu gusa, kandi imiti ya Kinyarwanda tuyishaka natwe ubwacu tukayishakira ikatuvura kandi tugakira tutigeze tugera kwa muganga. Muteze mugera kwa muganga. Mbo gusa nanjye hari ibintu bura nanjye nagiye ngerageza kugira ngo numve ko mbikunze bikuriramo nkiri umwana nkiri mutoya cyane. Mbo noneho musaza we ndabona rwose akinywera nakagwa muze kunywa akagwa ubona akagwa kararyoha. Kuva kera kose umugabo yanywa urwagwa akanywa n'ikigage, maze akanywa n'ubuki buturutse mu ishamba. Ubuki buturutse mu ishamba kw'inzuki, maze agakonda kawo umugabo. No kuvuga ngo rero byanze bikunze nawe niyo mpamvu mfite akagashuma naje birasonje umuco gakondo gukurikiza. Muri kuzimana byari umuco. Muze nawe ibintu byo kunywa byagendaga bite kugira ngo ubone ko kunywa ubona no mu Banyarwanda bikirimo no kwera? Na n'uyu munsi izi nzoga mureba za kizungu ni nziza nazo, ariko n'inzoga ya Kinyarwanda yengetse neza y'urwagwa rw'umwimerere w'Abanyarwanda rwavuraga umwana inzoka, rukamuvura inzoka ikimanuro. Bayitaga ikimanuro. Bamuha urukebano rwuzuye urwagwa, umwana akarya inzoka agakura neza. Rwabaga rushyushye. Babaga bamuhaye umutima w'amasaka. Umutima w'amasaka akawurya, yamara kuwurya n'ibishyimbo by'inkarage akabiyoza urushyi, noneho bamukubitiraho ikimanuro cy'urwagwa cyangwa se ikigage cy'iziko. Inzoka akazinya bikarangira. Bamubwira gusimba urukiramende akarusimba nta kibazo. Yabaga yabyirutse nta masi. Nge nabikunde nanjye ndasoma nta kibazo. Uru ni urwagwa barwita urwagwa, ariko ni urwagwa ariko si urwa kera. Urwa kera rwabaga rumeze gute? Urwa kera rwavuraga umuntu inzoka, maze yarunywa maze akumva rwose abaye umugabo akazibukira. Gusa cyakoza nose kuki ubundi tazanye mu mavidi. Ubundi ngewe ahantu ngira hose mbona bari gutanga inzoga mu mavidi. Akana ahaga bakita gake. Akana agacuma. Ariko agasabo kabasaza kugira ngo tukanyweremo byerekana ko n'umuco gakondo. Nubundi iyo nsanze nk'umuntu anywera mu gacuma n'ibindi mbamwe bati ari kubariza umuco gakondo. Umuco gakondo. Noneho rero muzehe
urabona njye nagira ngo tukomeza tuganira sibyo tubihuze ubuvuzi bw'ikinyarwanda hari n'ukuntu bajyaga batubwira ngo guterekera n'ibindi wabihuza gute ubuvuzi bwa kinyarwanda no guterekera dore uko nabihuza kuko umuco gakondo ari nabyo ukora uvura indwara z'abazimu uvura indwara z'ibyandurano uvura indwara z'ibitegano ibyo byose bigenda bikomoka ku badayimoni b'imyuka mibi iyo myuka mibi rero igaturuka ku bintu bya satani bya kera biba bijemo wowe ukaba ufite ubushobozi bwo kubyirukana cyangwa se ukanabifata izo mbaraga zavaga hehe nicyo kintu njya nibaza izo mbaraga ziva nawe ku mbaraga ufite z'imiti yawe ukoresha niho ziva none muzehe nawe twakubaza hari imbaraga muzehe atubwiye imbaraga ngo ziva ku bintu bigendanye ngo n'imiti umuntu akoresha n'ibindi ariko se nawe nkibaza ku bantu no guterekera byazaga ryari wabihuza gute n'ubuvuzi bw'uruhu ngubu uko nashobora kubihuza nuko kera hari abakuru ba mbere bakoresha gakondo akagenda akaraguza icyo bitaga kuraguza yaje kuraguza none bakabwira ngo kanaka azagutega ibitegano nangwa azakuroga ubwo umupfumu akakubwira ko ukwiriye akaguha umuti uvuye mu shamba uvuye mu ishyamba gakondo ukaza ukawugira wa bundi yaba yakuroze ukabona umuvuzi akazakuzana bya byasi bikakuvura akakurogora ariko noneho tukiri aho ngaho urambwira ati yaragusuzumira cyangwa se akakoye iyo bajyaga kuraguza bitwazaga ibiki nibura iyo bajaga kuraguza habagaho umupfumu ugenda afite ikibo cy'ibishimbo undi akagenda afite urumiya ikuta amafaranga ya kera yamara kugerayo rero kuko umupfumu gakondo ntagira uwo yirukana bose akabakira ryari ivuriro ry'ubu ngubu none mu by'ukuri koko gakondo yahozeho nawe uvuriza gakondo ni kazi ka muntu ka kera k'abakuru ba mbere na n'ubu ibyo uvuza ntuvuze umuti wa kizungu uvuza ibiti byo mu ishyamba bya kinyarwanda ni niyo mpamvu ubura indwara zose uzivura ubu ngubu turagushikiye kuko nta ndwara utavura ariko nanjye nicyo kintu njya nibaza sibyo urabona nk'ubu nkanjye mba mbikora nkiri mutoya sibyo bamwe bakambwira nibyo yihangishaho ibindi nabyo ngo nibyo agira gute ariko impano yo no kwisobanura k'umuntu w'ubu wagiye mu madini agasenga ese idini n'ubuvuzi bwa mbere wabihuza gute se bari abantu basenga cyane n'ubuvuzi imiti ya kinyarwanda hari ahantu bahurira cyangwa yenda byaba bimeze bite abo bantu ko ari babiri umuganga wa gakondo n'usenga isenga ryazanywe n'abazungu ariko kera twaraterekeraga tukabana abazungu nibo bazanye ibintu byo gusenga maze nuko barasenga ngo bivaho ariko kandi gakondo yahozeho ariko yenda ntakunyuze mu ijambo ubura nko abazungu baje nko mu gihe kingana iki bazanye by'ijambo ry'Imana batangiye kuza muri 48 muri 48 na 36 ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe njewe icyo gihe nari mfite nk'imyaka 8 wowe wari ufite nk'imyaka 8 nimba atari banga ufite nk'ingahe ubu ngubu mfite 73 73 okay ariko ni ukuvuga ngo ku mwaduko w'abazungu nawe urabibona ko yenda hari ibintu byari biriho abanyarwanda mbere bakoraga baza kudushyiramo ibindi abanyarwanda kera harabandwaga baraterekeraga bararaguzaga kandi bakanakira icyo bita kuraguza ni iki kuraguza no kumenya umwazi kwanga ubwo bitaga kubaza ukaje genda ukabaza niko kuraguza waravaga aha ukagenda ukabaza umuntu runaka ukava hano ukaje Butare ukaje ni Buganda ugiye kubaza gusa ukavuga ati umwanzi wanjye ni mundebera umuntu gakondo yakubwira ngo umwanzi wawe ni kanaka kandi ugasanga ari babihuza gute noneho n'umunyamasengesho nawe urabona muri ino minsi hari umuntu uri gusenga nawe agahita avuga ati njyewe neretswe
reka tubivuge ko ari ukwerekwa ukwerekwa ati twiritswe umwanzi uzagutera ni umuzimu w'umugwagasi w'iwanyu hari abazimu bakutongereyeho kandi ndi kubona barugwa no mu miryango none nimba umunyamasengesho abivuga gutyo akarebezo gakondo z'iwanyu noneho n'umuvuzi nawe wa gakondo yarabikubwiraga we ibyo bintu uko ari bibiri wabigereranya gute birasa ntibisa uko twabigereranya hari ubwo abanyamashengesho bibesha ariko kuraguza no guterekera na gakondo biratandukanye hari ukuraguza hari ukuraguza gakondo no guterekera gakondo kuraguza no guterekera ni ibintu bikorwa bibiri bitandukanye bikorwa bibiri bitandukanye nose ni gute wasobanura abantu twumva kuraguza ni iki guterekera ni iki umuzungu yaraje amaze kugera mu Rwanda abona ko atagira abayoboke ariko gakondo ifitiye abayoboke maze aravuga ati none ntimukongere kuraguza bikuyeho ni Yesu waje batubwira ati ni Yesu waje ariko gakondo yigeze kuvaho rwose ntabwo yigeze ivaho niyo mpamvu noneho ubusanga hari n'abantu noneho umuntu basenga ariko byananirana bakagaruka bagasenga kuko wundi usengesha ntagira ukuri kuko ukuri uwa muntu yatewe na dayimoni yatewe na basekuru baterekeraga nende baramwimye niyo mpamvu ubona agaruka akaja ku gakondo wawe ndi gakondo akamuvura gake bagata amubwira ati wijya guterekera iby'iwanyu ahubwo terekera iby'ahandi okay rwose icyo muzehe nawe ngira ngo urabyumva hari ikintu urumva guterekera abaye nka tunyuramo mu ncamake two gusa guterekera bisa nkaho ari nko kwibuka abantu b'iwanyu bagiye bapfa ariko bakagira izindi ngaruka zigenda zigaruka none wowe nawe ni nko kubyemera cyangwa se ni nkako ubivuga urumva neza wowe urabibona uti jewe nanakurikije umuco gakondo jewe nkabona abantu umuco gakondo uvura akenshi ushingira no ku bintu bya kera gute uti ibyo bintu bya kera nibigendanye n'ibiki n'abazimu nawe abo bazimu na kera bahozeho abazimu ariko muze ikintu bita abazimu ni ikintu bita abazimu ikintu cyitwa abazimu n'abadayimoni noneho njyewe nta isoni naba narapfuye bakambwira ngo yateye umuhungu wanje twagira maze nuko bakagenda bakaza kuzana ihene bagaterekera wa muzimu ukagenda mbese ushobora gushaka ihene kandi wewe warapfuye none ukayibaza umwana wawe noneho yarangiza yayiguha wowe ugahita tuza sawa nawe ngira ngo niko biba bimeze ibyo bintu na kera byahozeho sinzi niba yenda abakirisitu kugira ngo baba abakirisitu n'ubundi bahungaga ibyo ngibyo kuko abazungu bamaze kuza babonye yuko umuco gakondo w'abanyarwanda bidashoboka kujyana n'uwabo noneho bati Yesu Kristo bo noneho aribo bariya bavuga ko basengera abantu bagakira inyamara hari igihe byashoboka ko babasengera bagakira ariko hari n'igihe bitashoboka bitewe na gakondo yabo mbabarira cyane nshira telefone mvuge hari n'igihe bitashoboka kuko twabibonye kwa Nzamurambaho kuko basengeye benshi ntibyashoboka kandi Nzamurambaho harabavura abavuje umuco gakondo aha rero byerekana yuko umuco gakondo n'uwa kikirisitu bishobora kujyana ntabwo twahakana Yesu kuko icyo gihe ntabwo n'igihugu cyatwemera ariko n'umuco gakondo ntitwawuhakana kuko beshejeho benshi cyane yewe mfite n'urugero natanga kuri jewe ahubwo n'uwo mugabo witwa Nzamurambaho ndagira ngo mvuge izina rye iryo zina rya Nzamurambaho ni izina rya se na nyina ariko twebwe hari izina tumwita yitwa Rudahindukiza igitugu amagambo ageze iwandabaga ati guma
ibintu bijyanye no kuragura iyo baraguzaga cyangwa se iyo abaraguraga hari ubwoko bungahe bukora baraguza cyangwa se baragura? hari ubwoko ni bwinshi kuntu hari byinshi hari habaraguzaga umubirizi ariho bitaga ngo iki umubirizi yari umupfumu hari undi waraguzaga urugimbu uraguza urugimbu hari n'undi waraguzaga imbuto akazikaraga ku mbehe akazikaraga ku mbehe noneho rero bari benshi muri muntu yari afite ubwe bwenge ku giti cye. aha muze we nibura yenda abandi bantu baraguzaga wabonaga bakoresha iki baraguza? Jewe ibyo nabonye baraguzaga bakoresheje igikondo ku mbehe. Igiti batsetaga ku mbehe. Ni igiti batsetaga ku kindi. Ku kindi hazamwo ifuro. Uwo muntu uragura iryo furo yari afite icyo arirebamo ariko gihe ntabwo nari nkizi icyo ari cyo. We yarahitaga akubwira ati iri furo umwana wanjye bigenze gutyo. Hari n'abandi baraguzaga icyo bita urugimbu iyo baraguza urugimbu nibura ubona bakunze kwifashisha ibiki? Bifashishaga urugimbu ruvuye mu ihene y'insogotano. Ihene y'isogotana apana yipfushije. Apana yipfushije. Noneho icyo gihe bakaruhondera mu byatsi bita ubutwiko. Ibi ngibi aribyo bita mana yeze. Bitaga mana yeze. Kugira ngo rwa rugimbu rufate. Bashyiragamo mana yeze. Noneho bamara kurushyiramo noneho bakaruhonda gutya rwamara kunoga noneho bakazana icyo bitaga igicunga. Igicunga ni ikintu babaga barabumbye mu cyondo. Ubwo ni nk'inkono oya ntabwo ari agakono, ni akantu kabaga kameze nk'igikombe bateragamo urwo rugimbu. Noneho bagashyiramo urwo rugimbu, noneho urwo rugimbu bakaza kurudomeka nkuko badomeka buje. Noneho uzi kurureba akarureba uko rwaka nanone hari ukuntu bajyaga bambwira rwaka garuteretse mu kantu kakabya agakono kagakono bahengetse kugira ngo umuyaga utaza umuyaga ukaza kubarogoya bakagira ngo ibyo baraguye cyangwa n'ibyo. Noneho umuyaga waza muri ako kabya ukajya uhuha gutya bakavuga ati uyu muryango nta mpagarike ufite nziza. Impagarike bishatse kuvuga ngo turi kubona hari ingorane. Noneho icyo gihe bakamubwira bati ngaho izo ngorane zirimo zishake. Bakazishaka. Noneho reka tuganire muze nimba yenda hari ukuntu baraguzaga urwo rugimbu kuko nanjye nyabakuru yajyaga ambwira barabaraguzaga n'inkoko ngo iki ni byinshi baraguzaga na byinshi. Hariho n'abaraguza amafaranga. Nabo bariho babagaho bakarera mu mafaranga se cyangwa bakareba mu mafaranga ahubwo tumuzimu gwagufashe n'uyu mu mafaranga muri ya mafaranga akarera mu mafaranga. Ibintu barebagamo jewe nicyo kintu nshaka kubaza. Bareberaga mu mafaranga. Yego. Uraguza inkoko yareberaga hehe? Yareberaga mu maraso ya yankoko yabazi. None urebera mu rugimbu waraguriraga mu rugimbu we yareberaga hehe? Waraguriraga mu rugimbu yarafite akeso gatoya kanzinya maze rwa rugimba karumanura muri ka keso agaterekamo maze yamara guterekamo nuko nawe akagira ubwe bwenge karaso maze akavuga ati uguteye n'uyu bitewe nuko urwara umuri rwagiye kuri rwa rugimbu. Garuka hano mbaza. Urwo rugimbu iyo rwazamukaga nabi kubera abantu bo hambere babaga barureba babaga ari abahanga. Noneho rwakwerekeza ibumoso bakaba bazi icyo bavuga kuko jewe nubwo mbikubwira gutyo jewe ntabwo nabibonye neza cyane ariko jewe nabonaga basogokuru babireba babikoraga nawe ndeba
rwashyira iburyo ati bushyize iburyo ibyo iyo rwabaga rushyize iburyo rwabaga rweze rwabaga rweze rwashyira ibumoso induru ikavuga ati iwawe biracitse rurirabuye noneho bagasigara bashaka intsinzi yatuma icyo kintu kigiye kumara umuryango kivaho. Dore uko byagendaga rero baricaraga noneho bakinika hasi urugimbo bakarucana baruhereye hasi. Hagati aho ngaho hari ibyo bitaga kuraguza urugimbo, ariko noneho bakavuga imana yeze cyangwa se ngo urugimbo rwirabuye, urucuri n'ibindi. Wowe urugimbo rwabaga rwirabuye nibwo bitaga ngo iki? Urwirabuye barwiraga urucuri. Urwirabuye rwitaga urucuri. Hanyuma urwo rugimbo rweze neza rwagiye iburyo. Rwagiye iburyo. Ari amahoro mu rugo nta kintu bakarwita ngo iki? Imana yeze. Aha. Nukuvuga ngo iyo rwiraburaga barwitaga umucuri. Rwaba rweze neza indagu zabakundiye neza bagahita bavuga ati iyi niyo mana yeze. Okay. Uziko twabihuza n'abamugani bajya bavuga ngo barakagutega urucuri.